Aya bas abduction igiye kujamo nyuma ya Chris Easy akubwira ngo sambolera Elite One. Skia vibe this Arachari Sankala the premier for real the one and only Ujito.net nobody kubera way Karimbo keske sambolera atajirutikwa Right Hata mkwasi Arachari the premier for real Hey Let's go Emutima wanje tera Skia Ndumva nabuzaho mpera Ati nabuzaho mpera Ndakenera mwuka wera Arakenera imbaraga z'ijuru Ndakenera mwuka wera Would you take my pain away Skia is boy Maso basinde Yewe ni maso ndeba Only water suka mwema Ati sukamwe only water Maso basinde Skia dutangira abduction atagira utikwa Arachari Chris Easy nk'ibisanzwe Tinguke mu maso Right Irachari giti business group Kwishura 6 ukwezi na 2 ku cyumweru ukarya show Ubikoze narirayo kwari Hey Bikupa amazi n'umuriro ubikoze nababwiye turacyarya show Skia umubiri uragushaka winereyo nakusubiri Hey nababwiye turacyarya show okay Skia Tagati Hey Okay Sambolela Yes, Chad. These are the songs they call Njanamunus. Isn't it another Njanamun way? Njanamunus. Aha. So take me to Venezuela. Take me to Venezuela. Hey. Umeze nk'imbohe sese would you take my pain away Iburi maso basindeba Only water suka mwema Iburi maso basindeba Only water suka mwema Abduction ije kujamo atagira utikwa Omeze mbibutako Kujito.net Nukwishyura 6,000 ukwezi na 2 icyumweru ubundi ukarya show nabawe Domis Narirayo kwarika Hey Warabonye filime nka Tekken udatikwa abduction atagira utikwa Chango warabonye filime nka Ready Retired Extremely Dangerous Domis this the premier kunebe for real right Izi ngoma muzazumva ni mutanazumva tubacurangire mu matwi tunabakomange urumva bakomangire by subduction skill basi kwitarangira niyo mwakumva ingoma gusa mukajyaniraho skiagara we Smartphone yawe yaraguhenze none nguyishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti bayigukorere kinyamwuga muri Isatech
bakora telefoni z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka sharijeri kuri telefone charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri, kandi uzadusangana accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nk'aho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers aba ari abanyabo. Byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Banyarwanda banyarwandakazi, ku munsi wa none ndababoneye igisubizo. Ese waba ukeneye umuntu wagukorera ibikoresho byo mu nzu, harimo nka TV stand, ibikoni byo mu nzu bigezweho, amagarderobe, imiryango igezweho, utubati, yewe si ibyo gusa, yubaka n'ama office, akanubaka n'amafarumasi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uwo nta wundi ni Cedric Furniture. Umushaka wamusanga hano mu Gakinjiro ka Gisozi muri Adarwa. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero uri kubona kuri ekra yawe, cyangwa se ukadukurikirana kuri Instagram kuri Cedric Furniture and Interior Design. Aruganirira in my own life. atmanuma n'umuntu usanga aho nanjye narimenya stranger indani muri nje. I'm sitting at the breakfast table with my parents. Harije mbyuka nkasangira bya mitondo n'ababyeyi banje, And I'm just like, nkumva meze nkaho who are these people? nkibaza se bano bantu ni bande. Harije bano babyeyi banje nsa nkaho nanabazi. Harafite mugenzi muganga munyenza zakabwira. Don't you think everybody feels that way growing up? Ese mwarahanye ntabwo ujya mva ko buri musore wese yari marakura aba yumva yatekereza gutya kenshi. Website nari mbonye igaragaza abana bagiye babura. And if you recognize the person, you Hano website by posting abana babuze amaherere yabo iki niki, hanyuma we wagira umuntu umenya cyangwa ukamenyaho imiryango yiri ukaba babwira uti uyu mwana mwatoraguye famiye ye ngiyi. can click on their childhood pics. Hano kereka ku ifoto y'umwana waba umuzi, ukabwira aba website aho iki, aho umuryango uri bakazabahuza. Check out this guy. Jason's Bagenda bareba utwana. needs. It's all just a mistake. Wasanga ibintu twijiyemo yari n'amakosa. Well, you could be adopted. Wasanga mbana na kwa adoption bari atari ababyeyi bawe. You know, dropped on a doorstep. You never know. Wamenya wasanga atari bana kubyaye. If I were adopted, Nasi niba baranya adoption. why would my picture end up on a missing persons website? Nigute byaranyanditse ifoto yanjye bashyize kuri website y'abana babuze. Well, a better question would Ni be, ikibazo cyiza. if this is for real, then who are those people living in your house? Cyakaba ari ikibazo cyiza ubaye umuntu kubaza bari abantu mu bana ba uri uruhinja. The ones that are questionable. Ibyo nabyo sinzi niba utabyibaza. Really? Hari ifoto yawe nimwe waba uri kumwe n'ababyeyi bawe uri umwana mu myaka munsi y'10. Just a ton more of me by myself. Nanjye najya nibaza. Few family photos is all you have from your childhood? Ese hari imiryango yaba ifite amafoto yawe ukiri umwana uri kumwe n'ababyeyi bawe? Oya. All that I could find. Aya mafoto niyo ufite yonyine yanjye n'umwana. Nathan, I've got a million embarrassing family photos. Mwana njye mfite n'ibifoto byinshi bya famiye byanandamiye uzi. Nyiri uruhinja ababyeyi banje banyifotorezaga kenshi gashoboka. Enough to make me want to vomit. And you're Ariko sinibaza impamvu reba nk'iyi foto hano hari umuntu arwagaze iruhande. Nathan.
There'll be time for you to deal emotionally with all of this, but right now you have to get your shit together. ati wamwana ibintu by'amarangamutima mugikuremo ababyeyi bawe kuba bapfuye ibyivanemo cyo beseriye cyo zamwa briefing ya gisirikare. Who are you really? Asa wamujatu mundurinde Agent Block. Proceeding south. I'm one of your keepers, Nathan. I'm putting numwe marinzi wawe a place to look after you. natani turi abantu bawe akazi ko kugira tugucunge Just like bagawe nande Mara and Kevin were. urebye uriya witwaga mama wawe ariwe ndakubwe Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga tayari yari byarananiye pe ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sankara ajya gukoresha tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop desktop amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho urumva ibaza nawe sankara mbavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Banyarwanda banyarwandakazi ku munsi wa none ndababoneye igisubizo. Ese waba ukeneye umuntu wagukorera ibikoresho byo mu nzu harimo nka TV stand, ibikoni byo mu nzu bigezweho, amagarde robe, imiryango igezweho, utubati, yewe si ibyo gusa yubaka n'ama office akanubaka n'amafarumasi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uwo nta wundi ni Cedric Furniture. Umushaka wamusangana mu gakinjiro ka Gisozi muri Adarwa. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero uri kubona kuri ekara yawe cyangwa se ukadukurikirana kuri Instagram kuri Cedric Furniture and Interior Design. Batanga makuru ya Amerika yarifika na Martin Price. Serbian Secret Service. Nawe yarwose ni umuseribe ariko kora muri Secret Service abanyasambia. Now freelance intel broker and operative. Aho tuvugira ngaho umucuruzi w'intwaro ukomeye cyane akora missions zitandukanye. Wants it back. Uwo mugabo rero ushaka iyo list y'abantu 10 na 25 b'abanyamerika bagenda batanga amakuru atandukanye. Iyo list ni yashaka. Yesterday there was an attack on the residence where Martin's son Nathan lived. Ati ejo bundi ate urugo rwarimo umwana wa Martin ariwe Natani. Two of our undercover agents were killed. Uyu mwana yarafite abantu babiri baba undercover cyangwa bamaneko twari twaramuhaye ngo mbere ababyeyi be umwana atabizi. The attackers were hired guns. Connections tracing them all the way back to ati nyuma y'ibintu twagiye dukora n'iperereza twagiye dukurikirana twasanze abatatse urwo rugo ari abakozi ba Nicola Kozlo. This is the agency's most valuable black ops agent. Ati Martin Price ari se uyu mwana no black op agent no agent wa CIA ukomeye cyane, keeping his son Nathan safe from Kozlo. Rero kugira ngo uyu mugabo abike umwana we atekanye was our top amujyane kure ya Kozlo. Priority. How did Kozlo find Martin's son? None se ubu mugabo Kozlo yabonye guta umwana wa Martin. We think he discovered the existence of the boy a couple of years ago through a cyber attack. Black Ops agent like my father. Yes, but Kozlo works for the bad guys. Martin was one of us. The woman you know is Dr. Bennett. Dr. Bennett. Lorna too. Lorna, mama wawe. Whose idea was it to put me in foster care or whatever you want to call it? When your mother died. To be honest, we weren't sure whether Martin was going to crack or not. He was in no condition to raise a child. He realized that.
I told him I would make sure you were safe. Ariko nabwiye Martin ko yari umunsangira ngendo wanye namwe uzambika ngashaka kumwana we tuzamurera. So Martin could carry on doing what Martin does. Ati Martin twaramwe agende ngumumane ko wese ko abantu bayica ko kuba bayisobanukirwa n'abantu bake cyane kandi abantu bari muri akazi. Getting a glimpse behind the curtain. Abantu nkatwe dukora akazi akenshi tuba twica inyuma y'amarido nawe ucana deal turimo. What we're engaged in here is a polite war. Ariko ikintu twamaze kwinjira muri kano kanya ni intambara ya discipline, polite war. It's not about bullets and bombs, borders or territory. Atujya kwintambara muri gihe turimo nagari y'amasasu cyangwa ibisasu amasasu cyangwa ibisasu bya kirimbuzi. Nagari imipaka cyangwa amateritori turi gukaba. Currency of this war is information. Iyi ntambara turimo muri akamwanya ni y'amakuru. War of information. Zeros and ones, Nathan. Data, and that's what Kozlo's after. Ati na amazeru na zarimwe na imibare y'ibanga tugenda duhisha tubika. Kozlo rero ayo mabanga niyo akeneye. What does Kozlo want from me? None se Kozlo njye aranshaka iki? Martin recently stole something very valuable from Kozlo, and he wants it back. Iso yibye amabanga akomeye kuri avuye kuri Kozlo. Kozlo ayo mabanga niyo akeneye. If Kozlo gets you, Hello Kozlo aramutse agufashe. It puts your father in a very compromised position. Ibyo byatuma so ajya muri condition because ni wowe umuntu wenyine bakoresha kugira babone hari amabanga so abitse. Niyo mpamvu ibyo bigucereye kugira bibone so abibaye mabanga. Did my father suddenly start caring about me now? Ese ni cyatuma data atangira kunekerezaho muri akamwanya. Ubaza umuntu niyandeze nazi ndi umwana none umuntu ngatangiye kumenya. Nathan, you don't know the first thing about your father. Ati Nathan hari ikintu utazi kuri so. I know he scares the shit out of you. Nabizi ko data ashaka kuba gutera ubwo bari impamvu uri hano.